Naomi. 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 Karame. Ndubwira ngo icara. Karame. Icara. Nawe ameze neza? Cyane. Yewe. Cyane. Dore. Uzi ko uramugora hirya. Hari ikindi nkubajije. Hari ikindi nkubajije. Ntacyo. Ese ejo bundi wagarutse ryari? Ryari? Ejo. Ejo. Nagarutse. Hanyuma nagarutse ryari no. Ntabwo mbyibuka neza. Ariko ushaka ari mu masanga era mwana w'Imana wamfashe nkamubyibuka neza. Kugira ngo usimura amaze kuba byararibuka. Ntabwo yibuka neza. Ryarira sanga sawa. Muya. Masa moya? Ako ntamenya ukabeshya. Baratwigishije wacu ngo tukabeshya bamabuja bacu. Nese ubwo mba ngubajije n'ibyo umbwije umukuri koko cyangwa uri gukina nanjye njye ngubajije isaha wagarukiye kandi ari wowe wanyinguriye njye ngukingura sinamfunguzo zawugira gorata njye nagukingure njye nahuriye he nawe nakinguye nsanga waryamye anyibeta niryamira hari kuba mabuja se ko batarabaye na boss nyeze batekana niryamye n'ubundi ntabwo wari unyeneye cyane none wese gukina nanjye ko gukina nawe asa ko turi gukina ko kakose kuko mana nanjye ko nyine nibere mu kikono ukamugara mwazo ukabimbaza hari ikindi kintu nkoze none se Kennedy uramuheruka Kennedy arya Kennedy nindira Kennedy nindi mana yanjye Kennedy kareka si muheruka sinaramuzi Kennedy nawuzi tureka kucyajya Kennedy nindi nawe mireka gukina nanjye sibyo nkubabariye byinshi ariko ibyo nago nabikubabariramo Kennedy sheri wawe yo mana cyakoze abantu mana uratanga uzi buri imana impaye umugabo nk'uriya ntabwo ni bogari uzi ko mureba nkumva ndi gutitira mu maguru we nukuri se buriya ke nanjye wazanshakiye we umuheruka ryari ntabwo muheruka pe Naomi umuheruka ryari ntabwo muheruka pe Naomi umuheruka ryari ariko se kukumana ariko se ko ntaguciye inyuma ko atanyemera turi kungi wenda njye namwemera pe ariko we ntiyanyemera wenda ngo ndamuheruka atajya mvugisha ko nemera ngira ushaka kuvuga iki mabuja Hana we Kennedy this Nabona nahereye mwihorera nkubazo nshisha hirya no hino fata imikino yawe yijyana kuri mama no kayinzaneho uwo munwa wawe uzafunguka kandi ari byo wambwiye ahanga nkasanga wambeshyaga uzambona sukeneye kano kazi uzambona ese ubundi kaba kakuye amafaranga yo kunywera nese ko ari umwana nakubwiye ngo ceceka ujye ubyigira kuri mama ntukabinzaneho uwo munwa wawe gato gusa nunyerera ukavuga ibintu utatumwe mva imbere se nyine genda ndavuze ngo mva imbere ntakurya se nahishije Naomi karame
rero ntabwo kimwe nzi pe nta na kimwe ni ukuri ko ngira n'ibanga se nkaba ngo se ngiye bamishe narayabika Ni karibu. Hello. Biteye. Ça va Lisa? Là. Rero bisa rya batanu karibu. Ngani hawe ikaze. Wow, ikaze. Meze bite se? Meze neza nta kibazo. Ushobora kuba mbatunguye mufite akazi kenshi. Nta kibazo. Okay. Karemera se ndamubona? Karemera ntabwo hari. Ako mwebwe murahari. Yego kabiri. Ari mukeneye rero. Yagiye mu bijyanye n'iby'ubwubatsi. Okay, well. Kumva wari wambwiye ko yaboneka uyu munsi. Uyu munsi yagombaga kuba hari ariko byabaye ngombwa ko agenda. Hari akadosiye kanjye rero nifuzaga yari afite k'ibyo nyine bijyanye n'ubwubatsi. Sinzi niba nakabona cyangwa hari ikintu siza kubwiye yuko hari dero dufitanye akazi. Ndagufasha ndareba ko nakabona nta kibazo. Oh, yes. Ikibazo ntabwo yigeze akubwira se? Oya ntabwo yari yabibwiye ariko nagufasha nta kibazo. Urumva yego yambwiye ko yakoze pace soda. Hari hasigaye kuba baderivaringa ibintu. Ni dosiye ifite nimero ndayibuka 0015. Yego. Ngo wandebera muri file niba byakunda. Nakurebera nta kibazo. Ajya yicara hamwe. Akunda kuba afite akazi kenshi. Akubura ajya abona umwanya wo kuruhuka. Iyo tuvugana yiruka. Hari igihe numera mu biro ngo nze murebe. Kuvugana mu gahunda yagiye yitaba amatelefone buri kanya. Kuba ni umudira kabisa. Bitewe na business akora biba bigoranye ko yabona umwanya wo kuruhuka. Actually, urareba ufite nimero 0015. Yego. Ni ibintu wayibonye? Oh, okay. Ndebera ko harimo oda yacu twakoze y'amabati, amasima. Ndabona byose byuzuye twagufasha iki? Ntacyo ubwo nyine iby'ingenzi ni ukugira ngo umenye bazaderivaringa ryari, ese payment irakorwa gute, ese ndamutse bahaye kashe byakunda? Oya. Wowe uragenda wishyure kuri banki wadinge burudero. Aba ari yoherereza. Ariko ikibazo ari igihe ibyo byagiye bimbaho kenshi mukambwira ngo ntabwo namaze kwishyura, ngo ntabwo ngo bordero ngira reflectinga muri machine muri systeme. Ibyo byose bikaba ari ibintu byantinze. Njye numvaga nazana cash nabonye ari bwo buryo bwakoro nkishyura tukarangizanya hanjye mukampakirira bityo mukaderivaringa. Is that any issue? Oya ubu ngubu byaroroshye. Rero ikintu nzanira ni burudero. Bordero niyo yaba itara reflectinga muri systeme nta kibazo. Upfa kuba wishyuye. Oh, okay, that's nice.
hanyuma rero ubwo ngiye kwishyura ni nazo nzana n'abantu bapakire barodinge ari ikibazo abakozi ntabwo ari ngombwa kuzana abantu badrivinga kuko dufite abakozi babishinzwe ariko abo floodinga ninjye mbazana oya umurabampa bagendane n'imodoka yego that's very nice sigaye mutanga service nziza mujye mwongeraho speed gusa nta kindi ni akazi kacu yeah thanks much reka tubonane ubutaha ubwo ngiye kubanza njye nishyure nimbirangiza maybe I will give you a call once I get ready ese tutaragenda nabonye muri dosiye yawe na nimero yawe iriho nimero kamera arayifite nta kibazo oya na wamfashe ukayima cyane ko uri umukiriya w'imena noneho nkajya mbigukorera utarinze kuva hano ikibazo kiri hehe neza telefone ntajye nana murakoze cyane so umfashinga nawe mboni yawe urakoze cyane utaza kumpamagara nkakwihorera ntakumenye ndibaza bihagije ikiriho nagenda ariko mubonye uburyo mwazana dusora kuri kampani yacu mukareba namwe ibikorwa byanyu ukuntu bigenda n'ibintu muduha umusaruro tubibyaza hari icyo byabatwara nta kibazo tuzaza thank you ubwo muzatubwira rero mugire amahoro n'akazi keza uyu musore byanze bikunze ugomba kumutsindira kabone nubwo numvise ko arambagiza umukobwa wa boss Liza ngwino hano mubwire ese comptable arimo yagarahari iyi dosiye 0015 ijyanye n'ibintu by'ubwubatsi mwayikozeho iki iyo dosiye twarayikoze twarayisoje ndetse n'amafaranga bamaze kuyashyira kuri konti none nanjye nabonaga yararangiye ariko nta makuru nari mfite bijyanye no kuba bamaze kuregereza ibibazo by'amafaranga yayo barabisoje nta kibazo ifite barishyuye yose yego ndavugana na comptable mu kanya nicyo nakubazaga igendera gusa boss hari ikibazo nari mfite ikibazo nari mfite wari ufite ikibazo mbwira nta kibazo nashakaga kubaguza amafaranga kubera ko mama wanjye arwaye mama wanjye ararwaye nashakaga kubaguza amafaranga mama wararwaye amaze igihe kirekire arwaye amaze hafi amezi 3 ari mu bitaro ngo iki amaze amezi 3 ari mu bitaro yego kandi bari kudusaba amafaranga arenze ubwishingizi dukoresha mbese Liza ibyo bintu uragenda ukabyicarana iyo turi hano mu kazi tuba tumeze nk'umuryango sibyo gusa ibijyanye n'amafaranga urandika ukabisaba ikibazo ufite ukamyana kwa comptable kohereza dosiye nasanga ari ibintu byihutirwa cyangwa se bigomba gukemurwa nkashyiraho sinyatire yanjye akabikora sibyo
niko dusanzwe dukora akazi sinzi niba utarubizi biri grave okay ubutaha uzajya ubikora gutyo jya wandika niba ari ibibazo bijyanye n'amafaranga ubisabe hanyuma depose ubusabe bwawe tubusuzume turebe niba bikwiye ko ayo mafaranga wayahabwa tuyaguhe ariko burya n'amagambo ntabwo bisobanutse sibyo bo ubwo n'ubundi ndumva ari ikibazo cyihutirwa niba mama warwaye uragenda uvugane na comptable araza kumvugisha umubwira ikibazo cy'amafaranga nta mafaranga ukeneye angahe urumva hanyuma mvugishe turebe koko niba bikwiye ko twagufasha muri iyo nzira tuze kugufasha. Murakoze Imana ibahumugisha. Murakoze cyane n'ukuri nari nahangayitse nibaza ahantu ndi buyakure n'ukuri murakoze. Ngagenda mu bikemure rero. Bose hari n'ikindi kintu nashakaga kugusaba. Hari n'ikindi kintu nashakaga kugusaba. Nose kuki utabivugira rimwe ukagenda uzana kimwe ku kindi niko ibibazo byawe byo bivugira rimwe cyangwa ushyire mu nyandiko tubisuzume aho bisabwa kugera hari umukozi ushinzwe abakozi hari comptable urumva aho hose ni inzira wanyuze ikibazo cyawe jya ubivuga rero mu nyandiko hanyuma dusuzume izo nyandiko zawe turebe niba zikwiye koko ngambwira bimeze bite. Nashakaga kugusaba uruhushya byibuze ngo rw'icyumweru ngende nite ku muryango nk'organize ibintu neza noneho deni ngaruke nite ku kazi kawe. Urashaka n'uruhushya? Nesereza kubona yuko ibi bintu byangaha hari umaze kwimenyera. Njye nashakaga ngo ubumaye uruhushya mbanze ngende norganize ibintu ku buryo urabibona ko rimwe na rimwe njya mu kazi nakererewe. Mama nta muntu ufite umurwaza rimwe na rimwe baza nkamugeraho nkabona kuza mu kazi. Nashakaga rero muri uruhushya mbanze ngende mbishyire ku murongo ndebe nuko nabona umuntu umurwaza noneho nze nkurikirana akazi nta kibazo kiri. Ya Liza birumvikana ntabwo akora akazi wenda atari comfortable gusa natwe bizatugora kuvuga ngo mu gihe cy'icyumweru gusa n'icyumweru mbona kidahagije niba mama wadafite umuntu umurwaza niba hari ibindi bibazo genda ubanze ukemura iki kibazo kwa comptable sibyo mu buganire ku bijyanye n'amafaranga tubisuzume amafaranga nitubona dukwiriye kuyaguha uretse ko nyine tugomba kuyaguha bitewe n'icyo kibazo cy'umubyeyi wawe hanyuma numara kuyabona wandika usaba niyo konje ntuzasaba icyumweru kimwe ntabwo waba ubikemuye tuzakwemerera ibyumweru bibiri hanyuma ugende wite kuri ibyo bibazo bya mama wawe usiga bitunganyije ushatse n'umuntu wagufasha even ushobora no kuba udafite umuntu w'umuvandimwe cyangwa se ugira neza wamwitaho ariko ukemera no gutanga agahimbaza musiki ku muntu wamwitaho umubyeyi wari umubyeyi sibyo hanyuma ugaruke mu kazi kawe neza n'ubundi niyo mpamvu najyaga mbona mu gitondo ufite ibintu by'amastress ntinya no kubikubaza kumenya icyo kibazo ufite. Icyo kibazo nta kindi ufite. Genda rero bitunganye wandika usaba n'uruhushya hanyuma tuguhe ibyumweru bibiri ugende bikemere ushyire ku murongo hanyuma ugaruke mu kazi. Uri umukozi mwiza ariko nanone ntabwo atanga umusaruro ufite izo stress z'umubyeyi warwaye udafite n'undi muntu wo kumwitaho. Biradusaba rero ko twakura imbere gato ukagenda ukagira gute ukabanza ukabigishyira ku murongo ariko bishyira mu nyandiko tujye dutinga dokima yanditse sibyo ngagenda bikore. Bose urakoze cyane n'ukuri Imana iguhumugisha. Uri umubyeyi mwiza urenze no kuba boss wanjye uri umubyeyi wanjye. Sanga ngagenda. Giye gufunga. Funga ku mama. Ko uri igicucu. Mfite izindi gahunda wa mugabo. Namaze. Karaga ariko kazi nkora konye. Aho wagira amasaha yagiye. We mwizoga mwayi ni kenizo. Ni keni. Maze kuhaka kaka. Kaka nyine nushaka kungwisha. Nutangwisha naje nazo nisho. Facture maze kugezana. Rego. Facture. Jya nyine wishyure tutaye. Fagitire. Dere wanasinze. Oya. Uva. Nanezerewe. Oya wanezerewe. Turuko Jesse. Uzuku sana ya mbwa yanjye.
ariko rero uri keza n'ubwo bwose uba unyishyuza kabwa kawe ni keza ubu iyo keza ni imbwa keza nagarima mu bantu mvuze bumvishe mvuga keza ndakwiyamye njye nagukubita ntagufungisha ntagukubitagura kubita ntamenera ibintu yego gahungaho shoti zimaze kuba zingahe byo ntabwo bindeba zana unywe byose shake z'ibijana utangiye se kandi hano ahubwo ishyura njye ntabwo ndi umukene ndeka rero mere nk'abagore Stella ziri Stella ndazifite ariko zana Stella rero nta kibazo zana hano amafaranga urayabona ntabwo ndipfundura sawa izi ni zanjye zawe ziri nawe zana ebyiri uzinywa ntuyipfundure wa mugabo ntubibwire nza gupfundura abanza wishyure igirayo zana ni hangahe igirayo have have ariko se ushaka gushwana nanjye ndakwiyamye wakwishyuye fagitire kanitahiro ubundi wowe ugira ngo uri igicucu mpereza n'itabi ninywere ngende nywa mu nzira mpereza akabari kanjye nta tabi ribamo ndashaka kunywa itabi akabari kanjye nta tabi ribamo ubwo rero ntacyo umaze sawa rero urakoze uri umwana mwiza ugende ishyira fagitire ndakwiyamye akira intebe zawe nazo najyanye dore inzoga zawe ngizi njyewe nitwa Kennedy akira inzoga zawe tekira ikamena n'ibi ngibi ibyo sakumero mu bakiriya nakiriye wowe ugiye kumbera ikigerageza aya masaha umva ndakwiyamye urankubise wankubise kandi igihe ntabwo ari igihe gutuye hasi wa mugabo sori kabisa rupasa nk'imbwa ndakwiyamye wasinziriye se urimo kwambara ubusa yego ambara ubusa nta kibazo bikuza wishyuretse ambara ubusa byuka dore kuri umusore mwiza nkawe umusirimu ni gute usinda aya masaha meza inzoga ninywe nta nzoga nongera kuguha utari neza wapi ntago bikunda hakuri igicucu cyangwa nushaka untuke sawa rero sawa ndigende mpagurutsa ntago uri bugende utishyuye aya ndagiye urahagarika umugore wowe umpagarika nkandi wa gicucu muno tuvugane ira hano telefone yawe irihe telefone iyo urayitwaye ngagenda ye ntabwo ngenda ndasize iyi telefone ntayo iri bukurantishyire okay tugomba kubimenya ufite n'iyindi mu rugo wemereje genda ukoresha iyi fagitire ufite reba ari kuguhamagara banza uri umugore wawe guhamagara mwitabe namufashe halo sheri hello sheri sigaho utamenye hagarara hano hagarara hano ugiye kuri telefone sheri ndishimye n'ukuri ndishimye bwibereshi ahandi wambwiye ngo uze mwishoka zose shaka noneho mpite ngenda ndagenda ikikobwa okay ndaje nihuse mu minota 2 ndaba nkugezeho umusore mwiza nkawe asinda mereza hano telefone rukwasa ndakwanga nyanga umuntu uje kukwishyura ibyo ufata sanga uryamye hasi akabikwishyura ndakwiyamye kuryamye hano byuka
Ikundi uryama mvana amagambo. Ryama usinzire mvana. Harya wambwiye ngo Fanabazo! Havuze. nukukubona uri umusore mwiza ugenda. Kumbi nukusinda. Ukuntu waje hano ubonyemeyeho. Wiyemeye udashaka kuvuga. Kennedy. Biteze. Byiza. Kennedy se niwe mwavuganaga? Yego niyo twavuganaga. Nawe uje kwishyura se? Yasinze. Ese bireba ko yasinze. Ahubwo mubyutse. Gihe yananiye. Kennedy. Nakuyamye. Kennedy. Nakuyamye wakikobwa. Ni Liza. Liza bangubise. Liza bangubise. Haguruka mimi. Indese kandi Reba uribisebe umubiri wose. Sibyo reba umubiri wose. Bazana n'imbwa ziri hano ngo zirye. Ndahari urabona ndi umukobwa Bagubise. umusore ungana utyara. Agubise wagicucu. Nukuwa umusore. Liza Nishari wawe se? bwishure. Ndamwishyura. Mwishure igihumbi. Liza Ndakwishyura ngahe? Jewe bangubise. Ushaka unkangari. Banza wishyure. Ndakwishyura ngahe? Wishyure 55. Nose nishari wawe ni inshuti yawe. Zana inzoga tungwe mvande ibikugoryi. Inzoga. Akira. Narayendebaya. Hano mufite ahantu ho kuruhukira. Ego harahari. Hari VIP 3 nasanzwe 20. Ngwino twereke muri VIP. Okay. Kennedy. Ngwino tujye kuruhuka dore urananiwe. Haleluya. Amen. Ndabizi ko nta kindi nakora ariko umutima wanjye uranshuka ndabizi kuri